Bakunzi ba Byakubera, nk'uko muri kubibona rero, uyu munsi tugiye kubategurira ibijumba, ko ushobora guteka ibijumba bikakuryohera ku rwego utatekerezaga. Wa muntu wari umenyereye kubiteka bitogosheje gusa rwose, cyangwa ukabiryamo ifiriti y'ibijumba cyangwa se sote y'ibijumba, ndakurarikira no guteka ibijumba muri ubu buryo, uzanshimira nyuma. Ndabakunda cyane, nk'uko muri kubibona iyi ni isafuriya nabishyizemo, ngiye gushyiramo ibishyimbo, nshyiramo umunyu ntogose, ubundi nyuma ndabikaranga na seleri n'ibitunguru, nshyiramo n'agatungurusumu n'agasosi tomate, biraba byumutse. Ku bakunzi ba avoka rero nababwira iki, nimuyisige ubundi muryoherwe. Ahangaha rero nk'uko muri kubibona nashyizemo ibishyimbo, ngiye gushyiramo umunyu urahagije. Ikindi ngiye gushyiramo n'amazi, kubera ko nshaka kubirya byumutse, ntabwo ndarenza igikombe kimwe. Ubundi igikurikiraho ngiye guteka, ngiye kubita gusa bishye neza, deni nindangiza mbikarange n'igitunguru na tungurusumu, gasosi tomate na seleri. Ngibi bya bijumba byacu n'ibishyimbo byahiye. Ikintu kigiye gukurikiraho ngiye gukaranga, nk'uko nabibabwiye, ndakarangisha seleri, tungurusumu, ibitunguru ndetse n'agasosi tomate. Nk'uko muri kubibona rero, hano ndi gukaranga ibitunguru, ngiye gushyiramo na za seleri, ni imvange iryoshye pe, imvange y'ibirayi, nabwo imvange y'ibijumba n'ibishyimbo. Hano murabona ko nshyizemo za tungurusumu, ariko tungurusumu ziraryoha pe. Umuntu uteka ibiryo birimo tungurusumu aba ari ibiryo biryoshye bihumura neza. Gusa abatazikunda ntabwo nabanga, ndabafitiye, umva barahombye pe. Birinda kubishiriza, ugakaranga nyine ukabona ko byafashe ibara. Sosi tomate niyo igezweho. Hano nshyizemo sosi tomate, ndashyiramo nkeya kubera ko n'ibijumba byacu n'ibishye. Ushaka uyihindura akabaramo gake, ntabwo ushakamo nyinshi, ariko nkawe uyikunda rwose washyiramo nyinshi ntacyo bitwaye. Murabibona ibitunguru byacu n'amavuta, agasosi tomate n'agaseleri n'agatungurusumu. Wagira ngo nkaranze inyama pe, birahumura nk'ibyikoraho kabisa. Nk'uko muri kubibona rero, ibitunguru byacu birahiye, ngiye gushyiramo bya bijumba. Ibijumba byacu, ibitunguru, ibishyimbo, biraryoshye pe. No mu jisho ubwabyo biragaragara ko biryoshye. Abantu rero bananiwe kurya ibijumba, nababwira iki?
uzabiteke gutya uzirya iminwa ndabizi nta kabuza bizakuryohera kandi uzabimbwira muri komantere. Ntuzabura inteko rero utekamo ibijumba ngo nuko utabikunda ngo nuko bikubihira ngo ibijumba ni iby'abakene bamwe niko babivuga, ariko ndakubwiza ukuri ko ibijumba bitetse gutya wabirya ndetse ukabura n'ibiguhaza. Ndabakunda cyane rero, dukomeze dukurikire ibiganiro byo kurya kubera TV, tubahiye byinshi byiza by'umumaro. Nk'uko muri kubibona rero imvange yacu y'ibijumba ikaba irabonetse, kanze mbumvire uko bimeze, ariko biraryoshye pe, birareba nk'ibiryoshye. Ni ukuri biraryoshye pe. Uwo mugore mugenzi wanjye wari uzi icyo uteka uyu munsi cyangwa se ejo, ngiyi amuhaye uko uzateka ibijumba bikakuryohera mu kurya iminwa. Uzirinde gushyiramo amazi menshi.